Twongere tubahe ikaze mwebwe mukurikiye Akumunsi, iyi scholarship ntibacike. Ushobora kuba rero ufite mugenzi wawe cyangwa se ufite umwana wawe, ufite inshuti n'umuvandimwe urangije segonderi, iyi ni full scholarship bakwishyura buri kimwe cyose. Gerageza aya mahirwe kandi niba ubona wowe byaragucitse muntu wanjye, gerageza urangire mu nshuti wawe, urangire umukobwa wawe, urangire abavandimwe, hanyuma tubashe kuba twaparinga kuri uyu myanya myiza cyane ku bantu barangije segonderi kandi bakaba bafite icyo bita two principal passes. Ni ukuvuga bafite amanota byibuze 20/60. Iyi scholarship rero nk'uko muri kubibona ni scholarship, gukora application bizarangira ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 2024 ku isaha ya saa 11 z'umugoroba. Bivuze yuko iyi scholarship nk'uko muri kubibona ni iya Women Christian Association of Rwanda ku bufatanye na Muhabura Integrated Polytechnic College. Barifuza gushaka cyangwa se kurecruitinga abanyeshuri bazafashwa mu bijyanye na financial support kugira ngo babashe kwiga icyo bita high education. Muri combination cyangwa se muri option baziga harimo ibijyanye na civil engineering. Civil engineering birimo categories zigiye zitandukanye, harimo construction and building technology, hakazamo electrical technology and information communication technology. Bakazabyigira muri iriya ntuze ya Muhabura Integrated Polytechnic College iherereye hariya i Musanze. Rero kugira ngo applying kuri iyi scholarship ni ukuvuga ngo umuntu uzaba wemerewe ahangaha yishyurirwa buri kimwe cyose, ni full scholarship. Iyo uvuze full scholarship ni ukuvuga ngo logement, ibijyanye n'imirire, ibijyanye no kwishyurirwa minervale y'ishuri, ka buruse baguha k'amafaranga agufasha buri kwezi, ibi byose barabiguha rwose. Niyo mpamvu ndi kubwira abantu bose bakirangiza segonderi, cyangwa se nawe ukurikiye iyi video muri aka kanya, rangira mugenzi wawe urangije. Ushobora kuba uri umubyeyi, ushobora kuba uri umupapa, ariko ukaba uzi umwana urangije wifitiye amahirwe, wize muri izi combination. Ashobora rero kuba yarize PCB, PCM, MPG, ubwo PCB murimo murabyumva, MPC, PM, MEG, MES, MCB na MPB. Cyangwa se akaba yarize ibintu bijyanye na industrial electricity, hydropower energy, electricity, electromechanical. Noneho bakavuga bati the TVET in construction masonry and TTC in science with mathematics option and other related discipline. Aba bose rwose bemerewe kuba bakwapranga kuri scholarship. Ni ukuvuga ngo rero ugomba kuba warangije segonderi ufite certificate, byibuze waratsinze amwe mu masomo abiri y'ingenzi muri zira combination. Kandi umuntu wa applying ni ukuvuga ngo agomba kuba afite hagati y'imyaka 18 na 25. Kandi ahangaha bari gushishikariza abakobwa baba babana n'ubumuga cyangwa se bafite ubumuga, niko babivuga, kuba bakwaprayinga ndetse n'imyaka yabo urabona ko extendinze bayigejeje ku myaka 30. Ku mukobwa rero uba ufite ubumuga ahangaha akaba afite imyaka 30, ariko akaba yaratsinze ku kigero cya nk'uko muri kubibona ari two principal passes mu bijyanye na zira combination, nawe yemerewe kuba yakwaprayinga. Kuba yaragraduate cyangwa se yararangije segonderi mu mwaka wa 2021 2022 cyangwa se mbere yaho, birukumvikana. Ushobora kuba wararangije 2019 2020, cyangwa se ukaba wararangije 2020 2021, cyangwa se ukarangiza 2021 2022. Ahangaha wemerewe kuba waza ukaprayinga. Biribyumvikana. Abantu rwose muze hano bakuvuga ngo application are accepted for only first year student. No kuvuga ngo abana bari gutangira umwaka wa mbere muri kaminuza nibo bemerewe iyi scholarship nk'uko muri kubibona ahangaha. Ahangaha bakavuga ngo abakobwa bafite cyangwa se bafite ubundi burwayi budakira cyangwa se bafite ubumuga, ahangaha barashishikarizwa cyane kuba bakwapranga kuri iyi scholarship. Abagore babyaye,
batinze babandi babyaye imburagihe ariko akaba yararangije segonderi, abangaba rwose iyo wapurayinze kariya kantu kakagaragaza aba ari priorite, uhita uhabwa amahirwe yo kuba wahita uhabwa ino scholarship. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo ubashe gukora application biragenda biti. Mukurikire neza iyi video, ndimo kubasobanurira akantu ku kandi. Kugira ngo wapurayinge kuri iyi scholarship ni ukuba ufite kopi ya diplome yawe ya segonderi igaragaza yuko warangije amwe muri ariya masomo yo hejuru. Ikindi cya kabiri ni ukuba ufite kopi cyangwa se fotokopi y'irangamuntu yawe. Ikindi ni ukuba ufite ifoto ifotoye mu mabara, icyo bita ni ifoto ngufi mu mabara. Ikindi ku bantu bose bafite cyangwa se bafite ubumuga bagomba kugaragaza icyemezo kigaragaza ubwoko bw'ubumuga bafite, kugira ngo byibuze babashe kuba encouraged yo kuba bahita baba applied cyangwa se bahita bafatwa ako kanya. Ni ukuvuga aha ngaha rero kugira ngo ubashe kuba wakora application wumva yujuje ibisabwa aha ngaha, urajya ku rubuga rwa www.mipis.ac.rw, ubundi urahita ubonaho application form ubashe guhita ukora application. Mu gihe rero ubona biri kukugora, urajya hasi muri comment utwandikire, nta mafaranga turi buguce, twe turi kuri full internet turayifite, ariko dushaka gufasha bano bana kugira ngo byibuze nabo bajye kwiga. Ushaka kuduhamagara kuri nimero 079036884044, hanyuma ukaba waduhamagara ukatuvuga ati nyamuneka dufashe udukorere application. Application tuyikorera ubuntu, ni ukugira ngo tubashe gufasha abana b'u Rwanda nabo babashe kujya kuba bakwiga, kandi murabona hano iyo wujuje ibisabwa bahita bagufata cyane rwose, biba byoroshye. Ni ukuvuga rero deadline no kwa applyinga ni ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 2024 saa 11 z'umugoroba. Ushyize umukono kuri itangazo ni Professeur Zephanie Rwamakuba, akaba ari we principal wa Muhabura Integrated Polytechnic College. Turashishikariza abantu kuza gukora ino application nziza iryoshye. Iraryoshye we, amafaranga bishyura, dore hano iyo ugize amahirwe ubundi akagufata, imishinga igenda bishyura neza, barishyura kabisa. Niyo mpamvu mba mvuga nti kuba uri umunyarwanda kandi wujuje biriya bisabwa, kandi murabona ko bari kuvuga ko ari scholarship y'abakobwa gusa, abahungu batuvanyemo ariko nta kibazo. Niyo mpamvu rero umukobwa wifuza kuba kwa applyinga warangije muri ya myaka, ufite wize biriya byo hejuru, aduhamagare kuri 079060838044, hanyuma tubashe kuba twamufasha gukora application no kuzuza ibisabwa ku buntu, ni for free. Wenda icyo biri bugusabe ni ukuduhamagara gusa, ni ukuduhamagara ugashyiramo amayinite wenda y'ijana ukaduhamagara, ibindi byose tuhita tugenda tugufasha mu buryo bwa online bworoshye. Stay in touch rero, muntu wanjye ushaka scholarship, full scholarship ni Acomos twaje kugira ngo tubageze ama scholarship. Waba ufite akazi, waba ukorera leta, waba uri private, ukeneye scholarship. Niba ufite bachelor degree ukeneye kongera bachelor degree yawe ukagira masters mu myaka 5-10, buriya za bachelor se wagize ntizaba zimeze nka za AD zo muri iyi minsi. Niyo mpamvu tuba tuvuga tuti uko ubonye opportunity ongera degree yawe, hanyuma turebe yuko mu minsi izaza ka kazi uzaba uri competitive kandi uzaba wujuje ibisabwa. Turabakunda cyane rero, wagira ikibazo cyangwa se ashaka kugira ibyo adusobanuza, nimero twayitanze rwose yo kuduhamagaraho 0790600388. Iyi niyo nimero turi gukoresha dufasha abantu ku ma scholarship. Hari izindi scholarship za full funded scholarship tugiye kubagezaho muri iyi minsi. Icyo nagushishikariza no gukora subscribe hasi, ugakora ku nzogera hasi, ugashyiraho comment, ubundi tukajyanamo.